byakiyumva ngo ukora akana ko mu banyamari twigendere basigare muri buna gusabwa bani mugende n'undi kiganyu ntabwo iri kuri level zizubite makuru meti nyinshi meza ego Rwanda none se izuba tugende mu nzu mbwira mfite story nyinshi ndabizi inkuru ziba zabatubanye muri nyinshi tuba dufite ibintu byinshi byo kwivugira abaturage nta n'indero bafite mbese ni gute bishyiramo umuntu nta kintu yabagize urabona baraje ndababaza ni se amakuru ya Marine ntago ameruka batubwira biriya byose wumvisha ubu nayo numiwe nta ndero pe sinzi ahantu barerewe ariko ntabwo nabitindaho isi niko imera nta kintu na kimwe ntekereza n'amapfa nabo Marine mfite ikibazo mwana nkiza si ubona hariya hepfo kwa mama munini mwugira amahane mbwira rero afite umuhungu wundi bamwita Mike mugufi umwe mugufi we sinabwo umukunda ni mugufi noneho hari ikintu utazi noneho ni ihungu ya mama ni ya yindi ariko reka mubwire Mari njye uriya muhungu nakubwira ngo umuhitemo ni umwana wo mu bakire nta kintu na kimwe wabura bashakanye n'umwana wo mu bakire reba nawe uriya muhungu ureshya kuriya urabona nabo proud iyo turi kugendana sireka mubaza wareba indeshyo cyangwa wareba niba yabasha kugutunga akakuzanira ibyo ukeneye ubareshya kuriya ntaho bihuriye nuko nese reka mubwire Mari se hari undi muremure abaye ari ikirara ufasha gutya mbwira akazi nabonye mu gitondo narabyutse nyine ndagenda kuko niyo umuntu bagiye ku muhanda uzagabanye kuntoteza ndatoteza umwana wanjye none se ko ari ngiye gukoresha kandi ari ngiye mutoya kuki udakoresha bari abakuru cyangwa umukozi Pawura agiye gukora amasuku umukozi ari mu bindi byo mu gikoni ahubwo Pawura najyayo umukozi asigara akora amasuku wose yakora iki ngiye nsigara ndeba filime mwumve yo wagiye uca wishyira mu dushyuho ibeshye mpamvu umusaza wa mukuru ajya ubahana nzajya mu bana bakora mfite umuhungu